no bita Gayo, ariko Gayo ari muto kuri Dioterefu. Ico gihe Dioterefu niwe wari mukuru kuri iryo torero. Ukora ibyiza, ndabashishikariza rero bene data kugwanira gushimwa n'Imana, twishimire gushimwa n'abantu mu byo tugerageza gukora. Dioterefu yari mukuru, ariko ari mukuru mubi, ariko Gayo afite ishaka ryo gukora ibyiza. Ndabashishikariza rero bene data, bantu mwadukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe, turabakunda cyane bivuye ku mutima. Murabona turi hamwe n'umukozi w'Imana, muvuga butumwa, kugira ngo atugezeho amagambo y'Imana. Tutabakunda ntabwo twaba twagiye gushaka umukozi w'Imana. Muramubona hano kuri kamera ashaka kubabwira ibyo Uwiteka yamusize ku mutima. Umukozi w'Imana turakwakiriye, ni karibu ku Gitangaza NTV. murakoze cyane mwene data. Bite ijambo uyu munsi mu rwandiko Pawulo yandikiye wa gatatu, Pawulo yandikiye Gayo, igice kimwe umurongo wa mbere, aho Uwiteka arashima ko tugeza niho turageza. Ari kuvuga ngo ishimwe Yohana ashimira Gayo, jewe mukuru ndakwandikiye Gayo, ukundwa uwo ngunda ukuri, ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nguko umutima wawe uguwe neza. Kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga bagahamya uburyo ushikamye mukuri ukakugenderamo. Ndacandera umunezero waruta wo kumva ko abana banje bagendera mukuri. Ukundwa ukiranuka mu byo ukorera bene data byose, kandi ari abashitsi bahamije urukundo rwawe mu maso y'itorero. Uzabugize neza nubaherekeza neza nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Uwiteka tugirire neza. Bene data, ndababwira urwandiko Pawulo, urwandiko Yohana yarwandikiye Gayo amushima yuko abashitsi bari bagiye ku itorero rya Gayo yayoboragaho bahamije urukundo rwe n'ibyo yabakoreye, nuko yabakiye, nuko acumbikira abashitsi. Bamaze kubihamya, Yohana amwandikira amubwira ko amushimira ko abana be yagendera mu kuri. Hano ku murongo wa 9 no kuvuga ngo Yohana arega Dioterefu, no twumva ukuntu havuga. Hari ico nandikiye itorero, ariko Dioterefu ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Kababwire uko Dioterefu yarahagaze muri ico gihe. Yakoranaga no bita Gayo, ariko Gayo ari muto kuri Dioterefu. Ico gihe Dioterefu niwe wari mukuru kuri iryo torero, ariko Dioterefu Gayo yakora ibyiza, Dioterefu akamubuza. Turakomeza ku murongo wa 10 nawe kutubwira ngo nico gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko atuvuga amagambo mabi y'ubupfu. Nyamara ibyo ndibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data n'ababishaka akababuza, akabaca no mwitorero. Uyu Dioterefu yari mukuru, ariko ari mukuru mubi, ariko Gayo afite ishaka ryo gukora ibyiza. Ndabashishikariza rero bene data kugwanira ukuri no gukora ibyiza, kuko ukora ibyiza niwe mwana w'Imana, ariko ukora ibibi, niko ijambo ry'Imana rivuga,
Reyabiki umwana w'Imana. Twishimire gushimwa n'Imana, twishimire gushimwa n'abantu mu byo tugerageza gukora byose muri uyu murimo twatangiye, muri urugendo twatangiye, kugira ngo Yesu Kristo naza azaduhereze ingororano. Yuduhe terefu